Jambo News irabagezaho ihakana rya Jenoside yakorewe Abahutu. Burya nta Jenoside ibura abahakanyi. Jenoside FPR, Front Patriotique Rwandais ya Paul Kagame yakoreye Abahutu bo mu Rwanda mu gihe kirenze imyaka 10 kuva mu ntangiriro z'umwaka w'1991 nayo ikomeje guhakanwa. Nyamara guhakana icyaha cy'ubugome cyabaye mu buryo budashidikanywaho ntabwo byafatwa gusa nk'igikorwa cyo gushyigikira uwagikoze, ahubwo byafatwa nk'ubufatanyacyaha bugambiriye gukomeza kugitsotsoba. Jenoside yakorewe Abahutu ifite ibiyiranga ihuriyeho n'izindi jenoside, ariko ifite n'ibindi yihariye. Ihakana ryayo naryo rifite aho rihurira n'ihakana ry'izindi jenoside, ariko rikanagira aho bitandukanira. Jenoside irangwa no kuba bayikoze batabihanirwa. Kimwe n'izindi jenoside, iyi nayo yujuje ibiranga icyaha cy'ubugome gisumba ibindi, ni ukuvuga icyaha kigambiriye gukura ku isi undi umuhora icyo ari cyo. Ariko kandi mu biyiranga yihariye kandi biteye ubwoba, hashyirwa cyane mu cyezi kuba abayikoze bakomeje kwidegembya nta nkomyi. Abo nibo bamaze imyaka 25 bategeka u Rwanda. Ibyo bakoze bikomeje kwirengagizwa n'amahanga, ibi bikaba bitumvikana na gato. Ubu biragaragara ku buryo budashidikanywaho ko Jenoside yakorewe Abahutu kuva ku wa mbere Ukwakira 1990 yabereye icyanzu umugambi mubisha wabampatse ibihugu bototeraga Afurika mu mpera z'ikinyejana cya 20. Intambara yashojwe na FPR igihe itera Repubulika y'u Rwanda kuva ku wa mbere Ukwakira 1990 yari ishingiye rwose ku mpamvu za politiki yo kwihimura yakomeje kuranga abatemera revolution yo muri 59 yavanye mu bucakara rubanda nyamwinshi ari bo Bahutu. Ariko nanone biragaragara ko iyo ntambara yari ishingiye ku mpamvu za politiki mpuzamahanga, aho ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza byashakaga kwagura igihagararo cyabyo no gusahura amabuye y'agaciro aboneka mu burengerazuba bwa Repubulika ya Kongo ku nyungu z'ibigo mpuzamahanga by'ubucuruzi bikorera ku mugabane w'Uburayi na Amerika. Muri iyi myaka ishize, ibitabo byaranditswe ku bwinshi bigaruka kuri iyo ngingo ku buryo butaziguye. Ibi bikaba bihoza ariko by'amaburakindi abarokotse, kuko nibura batangiye kumva ko byagenze mu gihe bagitegereje kurenganurwa n'ubutabera. Ibyabaye nta bindi ni igihango hagati y'ibigo by'ubucuruzi mpuzamahanga n'agatsiko k'abasirikare b'Abanyarwanda bari mu ngabo za Uganda icyo gihe. Ibyo bigo byiyemeje kubatera inkunga y'amafaranga ya politiki n'iyitangazamakuru, abandi nabo biyemeza kubaha rugari mu gusahura amabuye y'agaciro nkenerwa mu ikoranabuhanga rigezweho. Tubitekerejeho, biragaragara nta shiti ku ifatwa ry'ubutegetsi mu Rwanda na FPR binyuze mu nzira y'intambara no kuvogera icyitwaga Zaire, ari y'ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitari gushoboka hatabayeho gutsemba abaturage b'Abahutu bagize igice kinini cy'Abanyarwanda ku ijanisha rya 85, niba umugambi wari uwo gushinga ubutegetsi bwa gisirikare buyobowe na ba nyamuke b'Abatutsi. Ariko isesengura ry'iyo ntambara rishingiye ku mbonerahamwe y'amoko n'udutsiko dufitanye isano muzi ryaba ricumbikiye aha. Biragaragara neza ko FPR ari umutwe wa politiki witwara gisirikare washinzwe na ba nyamuke b'Abatutsi wirukanye ku butegetsi ba nyamwinshi b'Abahutu babitewemo inkunga n'ingabo z'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda hamwe na ba shebuja bo mu bihugu by'i Burayi na Amerika. Nyamara kandi ntabwo ibyabaye rwose ari ubwicanyi hagati y'amoko nk'uko bikunze gusomwa cyangwa se imirwano hagati y'Abahutu n'Abatutsi muri rusange. Abahutu benshi kimwe n'Abatutsi baguye muri iyo ntambara, ari nako bibasirwa n'ibyaha by'ubugome byakozwe n'imitwe ya politiki hamwe n'iyitwara gisirikare, harimo na FPR ya Paul Kagame. Kudahana ba nyirabayazana ni ikimenyetso cya mbere kiranga iyi jenoside yabaye intandaro y'amasezerano bagashaka buhake bagiranye n'ingabo za FPR.
1/2 cy'abasirikare bakuru b'izi ngabo bari bafite imyaka 25 mu 1994, naho abahitanywe n'intambara barakabakaba miliyoni 2.5. Kudahana birarimbanyije kugeza aho gutunga agatoki ku mugaragaro abakoze iyi jenoside bifatwa nko kwikururira akaga. Kudahana nicyo kibi kiruta ibindi cyabaho nyuma y'icyaha cy'ubugome bw'aka kageni. Kudahana bihembera guhakana kandi bigahungeta bidasubirwaho abibasiwe, ari nako bituma uwakoze ibyaha yumva yarakoze ibikwiye, cyane cyane icyo cyaha cyamubereye icyanzu cyo gufata ubutegetsi. Jenoside yanditsweho kandi ivugwaho byinshi. Ikimenyetso cya kabiri kiranga iyi jenoside ni ukuba yaranditsweho kandi ikavugwaho byinshi, nyamara ibintu bibuza abayikoze kwidegembya. Koko rero jenoside zose zagiye zandikwaho kandi zivugwaho byinshi. Ntabwo byakumvikana ko icyaha cy'ubugome nka jenoside idashidikanywaho kitagira ibimenyetso cyangwa abatangabuhamya. Ariko kandi ku birebana na jenoside yakorewe Abahutu hari umwihariko w'uko ibimenyetso biyisobanura byivugira. Kuba muri iki gihe ariyo jenoside ya nyuma mu mateka y'ikiremwa muntu byatumye ibyogajuru bifata amashusho na za filimi z'ibikorwa byayiranze. Hari amashusho make yagiye ku karubanda maze imbarutso zo gukora za filimi zikubiyemo ubutumwa bukomeye. Havugwa nka filimi yitwa Tears of the Sun, Les Larmes du Soleil, ugenekereje mu Kinyarwanda ni amarira y'izuba. Iyi filimi yakozwe na Antoine Fuqua yasohotse muri 2003, harimo umukinnyi w'ikirangirire witwa Bruce Willis. Hagarukwa kandi no ku maraporo y'umuryango w'abibumbye yakozwe n'indorerezi zidafite aho zibogamiye mu rwego rw'ubutumwa bw'akazi bari bashinzwe n'uwo muryango. Raporo yamamaye ku izina rya Rapport Mapping yasohowe muri Kamena 2010 na Komisiyo y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu muryango w'abibumbye, n'inyandiko ngenderwaho igaruka kuri ubwo bwicanyi. Ikaba ari inyandiko itakorwa n'uwo ari we wese, cyane cyane ko yakozwe n'itsinda ry'abantu b'inararibonye bayobowe na Madamu Navanasem Pillay, wabaye presidente w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, na Madamu Louise Arbour, wabaye umushinjacyaha mukuru muri urwo rukiko. Ku rupapuro rwa 589 rw'inyandiko Rapport Mapping, igika cya 514, handitse ibikurikira bigaragaza ku buryo budashidikanywa imiterere y'icyo cyaha cy'ubugome. Mu gihe ibyabaye bivugwa muri iyi raporo, abaturage b'Abahutu bo muri Zaire harimo n'impunzi zavuye mu Rwanda bagize itsinda ry'ubwoko nk'uko biteganywa n'amasezerano akumira kandi agahana icyaha cya jenoside. Nyuma y'ibyo, nk'uko byagaragajwe mbere, ubushake bwo kurimbura igice cy'abagize itsinda ntibushidikanywaho kugira ngo ibyabaye byitwe jenoside. Bishobora kwemezwa ko ibyabaye ari jenoside igihe cyose bigaragaye ko abakoze ibyo byaha bari bafite uwo mugambi, kabone n'ubwo hibasiwe kandi hakarimburwa igice cy'Abahutu bari muri Zaire. Mu gusoza, biragaragara ko ibikorwa bitandukanye byarondowe bishyira mu cyezi ibitero byibasiraga abagize itsinda ry'ubwoko bw'Abahutu nyine. Nyamara kandi hari izindi nyandiko nyinshi. Hagaruka ku nyandiko ebyiri ziheruka zitagombye kwirengagizwa. Hari inyandiko ya Bwana Robert Jesney yo kuwa 19 Ukwakira 1994, n'iya Bwana Roberto Garton yo kuwa 2 Mata 1997. Inyandiko ya Jesney yavugaga by'umwihariko jenoside yakorewe Abahutu ku butaka bw'u Rwanda mu gihe cy'intambara ya FPR na nyuma imaze gufata ubutegetsi. Nyamara ubutumwa bwa nyiri iyi nyandiko bwari ugucukumbura ibyaha by'ubugome byakorewe ku butaka bw'u Rwanda guhera mu kwezi kwa Mata 1994, kuko bumvaga ko ibyo byaha byose ngo byakozwe n'interahamwe. Iyi nyandiko ni ingenzi by'umwihariko kuko ishingiye ku icukumbura ritabogamye ryabaye hagati y'ukwezi kwa Kamena na Nzeri 1994, aho nyir'ubwite yigereye ahantu hageze kuri 12 habereye ubwicanyi mu Rwanda,
akivuganira imbona nkubone n'abarokotse ubwicanyi batunze agatoki FPR mu bikorwa by'ubwicanyi byahitanye benshi kurusha ibindi. Inyandiko ya Jason iri mu byatumye umwanzuro 955 waranditswe mu buryo butabogamye kandi bwa rusange. Uwo mwanzuro wafashwe n'akanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye kuwa 8 Ugushyingo 1994 wemezaga ishingwa ry'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Uwo mwanzuro washyizeho urukiko mpuzamahanga kugira ngo rukurikirane ibyaha by'ubugome byakorewe ku butaka bw'u Rwanda no ku butaka bw'abaturanyi hagati ya mbere Mutarama 1994 n'iya 31 Ukuboza 1994. Ariko ntiwigeze uvugana na busa abazakurikiranwa bari bo ndetse n'ababa baribasiwe abari bo. Bivuze ko uwo muryango wafunguye amarembo mu gukurikirana no guhana ibyaha byose bihanwa n'amategeko mpuzamahanga mpanabyaha byakozwe n'abanyabyaha bose. Ni ukuvuga ibyaha byakozwe n'interahamwe n'ibyakozwe na FPR. Nyamara kubera impamvu za politiki, umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yahisemo kudakurikirana ibyaha byakozwe na FPR. Ibi bikaba ari byo byatumye habaho no guha rugari kudakurikirana ibyaha byakozwe na FPR dore imyaka ibaye 25. Hashingiwe ku ihame ritanga ububasha bwo gukurikirana ibyaha aho byabereye hose, harimo ibyaha by'intambara, ibyaha bihungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'icyaha cya Jenoside. Hari ibihugu bibiri byanze guterera agati mu ryinyo byimakaza kudahana. Ni muri urwo rwego umucamanza w'umusipanyol Fernando Andreu Merele, nyuma yo kwakira ibirego by'imiryango y'abahohotewe, yakurikiranye ibyo byaha maze ashyiraho impapuro muri Gashyantare 2008 zo guta muri yombi abayobozi bakuru 40 ba FPR abashinja Jenoside, ibyaha bihungabanya ikiremwa muntu n'ibyaha by'intambara. Ubufaransa nabwo bwakurikiranye ku buryo buziguye ibyo byaha igihe bwakurikiranaga icyaha cy'iterabwoba ryahitanye abapiloti n'abafasha babo bose b'Abafaransa bari bashinzwe iby'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana n'ibindi bikomerezwa birimo umugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira. Nyamara nyuma yo gukurikiranwa, abo bakekwaho ibyaha ntabwo bigeze bashyikirizwa inkiko kugira ngo baburanishwe. Ibi bigaterwa n'inyungu za politiki tutibagiwe n'impamvu za politiki mpuzamahanga zibiri inyuma. Jenoside yigambwa n'abayikoze ntibisanzwe. Nk'uko bigaragazwa neza mu nyandiko, iyi ni Jenoside yanditsweho na bamwe mu bayikoze. Aha hagarukwa ku bitabo bibiri by'abasirikare ba FPR byerekana amatariki ibyaha byakorewe, aho byakorewe n'ibimenyetso byafasha by'umwihariko abahohotewe. Mu mateka ya muntu nta na rimwe abakoze ibyaha bya Jenoside bigeze babyicuza kugeza aho babyatura ku bushake ndetse nta gahato, babicishije mu bitabo byakwifashishwa na buri wese keretse mu Rwanda. Aha havugwa nk'igitabo cya Abdul Ruzibiza cyitwa Rwanda l'histoire secrète, ugenekereje mu Kinyarwanda ni Rwanda amateka yagizwe ibanga, cyangwa igitabo cy'umunyamakuru Jacques Paul cyiswe Rat Roads, ugenekereje mu Kinyarwanda ni imihanda y'imbeba. Uyu munyamakuru icyo yakoze ni ugukusanya no gushyira mu nyandiko ubuhamya yiherewe ubwe n'uwakoze ari umusirikare wa FPR ku birebana n'ibyaha by'ubugome yakoze. Aha birakwiye gushimangirwa ko abatangabuhamya batuye bakavuga ibyo bakoze ku bushake, kuko nyine ibyo bavuze byashobora gushidikanywaho iyo baza kubivuga bari muri gereza cyangwa bashyizweho igitutu. Hifashishijwe ibyanditswe n'ibyavuzwe bigaragaza neza itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ku buryo bunoze kandi buri kuri gahunda, ubutabera busabwa n'abahohotewe mu ijwi riranguruye bwaboneka mu rubanza rw'urucabana ugereranyije n'imanza zaciwe kugeza ubu n'inkiko mpanabyaha mpuzamahanga cyangwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ku birebana n'ibindi byaha by'ubugome. Ikindi kandi abakoze iyi Jenoside babarizwaga mu ngabo zifite inzego kandi zigambaga ko ngo zirangwa n'ubunyamwuga. Biroroshye rero kumenya ababikoze nubwo bitagombye guhinduka urubanza rw'abasirikare bato barimo n'abinjijwe mu gisirikare bakiri abana.
Hakurikijwe uko byagenze, impunzi nyinshi zarokotse Jenoside yakorewe Abahutu zivugira ko zaburirwaga n'abasirikare ba FPR bari mu masibo y'imbere, bazibwiraga ngo zihunge kuko inyuma habaga haje abandi basirikare bari bashinzwe kwica abaturage. Ikindi, i Burayi hari abasirikare benshi bahoze mu ngabo za FPR bivugira uko bakoze akazi, bakemeza ko kandi hari igihe bakeneraga tingatinga zivuye i Bugande kugira ngo batabe mu byobo rusange mu Rwanda abo babaga bamaze kwica. Umwe muri bo yiyemerera ko urutoki rwe rwigeze gutumba kubera kwiriza umunsi arasa abaturage b'Abahutu badafite intwaro akoresheje imbunda ya Kalashnikov. Ibi byabereye mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba mu majyaruguru y'u Rwanda. Abakoze iyo Jenoside ntibigeze bakurikiranwa, ku buryo muri iyi minsi kuri murandasi hagwiriye inkuru zibavuga imyato, aho bashinyagurira abiciwe bigamba ku mugaragaro ibyaha by'ubugome babakoreye. Inkuru ya nyuma muri izo zibavuga ibigwi ni yiswe Inkotanyi, yasohotse muri sinema. Jenoside yabaye inzira y'umusaraba igihe kirekire. Ikimenyetso cya gatatu kiranga iyi Jenoside ni uko yamaze igihe kirekire. Mu mateka ya vuba aha, ni ukuvuga amateka aranga ikinyejana cya 20, nta Jenoside yamaze igihe kirekire ikorwa nk'iyi. Raporo yiswe Mapping Report yavuzwe haruguru yacukumbuye ibyabaye mu gihe kiri hagati y'1993 na 2003, ni ukuvuga imyaka 10. Ni igihe kirekire bihagije rero kugira ngo igice cy'abaturage b'Abahutu bakomoka mu Rwanda batsembwe, kimwe n'igice cy'abavandimwe babo b'Abakongomani bo baziraga ubukungu buri mu butaka bw'igihugu cyabo. Nyamara nta gushidikanya ko iyi Jenoside yatangiye rwose mbere y'1993 mu majyaruguru y'u Rwanda, kandi biragoye kumenya igihe nyakuri yahagarariye, cyane ko nta gikorwa cya politiki cyangwa cya gisirikare cyayikomye imbere. Jenoside igera ku byigamije. Ikimenyetso cya kane kiranga iyi Jenoside, kimwe n'ibindi byose bitarondorwa hano mu buryo bwa rusange, ni uburyo abayikoze bujuje inshingano. Nyamara kandi ni nayo Jenoside irangwa no kugira abayirokotse benshi kurusha izindi Jenoside zabayeho kugeza ubu. Koko rero, iyi Jenoside yageze ku byo yari igamije kuko yatumye bagashaka buhake bagera vuba ku ntego yabo kirimbuzi. Abahutu bari hafi 6,000,000 mu Rwanda mu ntangiriro z'1994 babarizwaga mu nzego za leta n'iz'abikorera. Ntago birukanywe gusa muri izo nzego, ahubwo barazimiye. Abenshi barahunze, undi mubare munini muri bo warafunzwe, ariko kandi kuba batakigaragara nuko hanini bakorewe itsembatsemba ryimbitse. Mu kigwi cyabo hasigaye gusurungano rw'abakiri bato bashavujwe. Iyi Jenoside byaragaragaye ko yageze ku ntego zayo muri iki cyerekezo. Ntabwo rero bitangaje ko kudahana bayikoze byabatera kwiyumvamo icyizere ko ibyo bakoze byari bikwiye, kandi bakaba baramaramaje kuba bakongera kubikora mu gihe cyose babona bikwiye. Jenoside yibasiwe n'ihakana ryuje ubucakura. Ku birebana n'ihakana ryayo, iri naryo ntaho ritaniye n'uburyo bukoreshwa bwo guhakana izindi Jenoside zose. Nta n'umwe utinyuka guhakana ibyabaye, ni ukuvuga itsembatsemba ryimbitse ry'igice cy'abaturage b'Abahutu mu Rwanda no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwakozwe na FPR itararebeye izuba abagabo, abagore n'abana. Iyi Jenoside ikaba rero itarigeze yibasirwa n'uburyo bw'ihakana ry'ibanze rirangwa no guhakana ibikorwa nyirizina biyiranga no kwemeza ko nta n'icyabaye. Ariko kandi ibi ntibivuze ko ubundi buryo bw'ihakana bwayibasiye butuje ubugome cyangwa butari gica. Gupfobya umubare w'abishwe. Uburyo bwa mbere muri ubwo ni ugupfobya umubare w'abishwe. Ubu buryo bw'ihakana bwibasiye Jenoside zose. Hari umunsi tudasoma cyangwa ngo twumve havugwa ko umubare w'Abahutu bishwe utarenga 500,000, nkaho bari bake. Birahagije kwifashisha urugero rw'inkambi zo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho impunzi zishwe zabaruwe ku buryo bwitonze n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yari yaje kuzitabara muri Nyakanga 1994.
izo nkambi zabarurirwagamo impunzi 2,800,000 mu kwezi k'Ukwakira 1996, bucya ziri buterwe zikanasenywa n'ingabo za FPR. Mu kwezi kwa Gicurasi 1997, leta y'u Rwanda iyobowe na FPR yigambye kuba yaracyuye ku ngufu impunzi 500,000, naho izindi zikangazwa mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mupaka w'u Rwanda mu gice cy'uburasirazuba no ku mupaka wa Kongo Brazzaville ku gice cy'uburengerazuba. Umubare w'impunzi zarokokeye muri Kongo nk'uko wemejwe na HCR mu ntangiriro z'umwaka w'1998 no mu myaka yakurikiyeho urangana n'ibihumbi 400. N'uwo mubare kugeza ubu wemejwe kandi ushobora gutuma hamenyekana abanyarwanda biciwe na FPR ku butaka bwa Kongo hagati y'1996 n'1997 no mu myaka yakurikiyeho. Bivuze ko hapfuye impunzi zigera kuri 1,500,000 hafatiwe kuri bake barokotse bashoboye guhungira mu bihugu by'ibituranyi. Kubera imirwano yacaga ibintu, 1,000,000 y'impunzi z'abahutu zarahunze, maze ibihumbi 2,000 muri zo zishobora gufata gari ya moshi yahuzaga Byaro na Kisangani. Kubera ubucucike yageze Kisangani abantu 100 bamaze gupfira muri urwo rugendo. Guhindura inyito y'icyaha cy'ubugome. Igikurikiraho ni ukugoreka inyito y'icyo cyaha cy'ubugome cyakorewe Abahutu. Ibi bukaba ari bwo buryo bw'ihakana bumaramaje bugaragara muri iyi minsi. Icyaha cya Jenoside nicyo cyaha gikomeye kurusha ibindi nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga arengera inyokomuntu. Birumvikana ko guhindura inyito yacyo biba bigambiriye koroshya ubukana bwacyo. Niyo mpamvu usanga Jenoside FPR yakoreye Abahutu yitwa kenshi ihohoterwa cyangwa igakerenswa byimbitse yitwa ubwicanyi bwibasiye abantu bamwe cyangwa ubwicanyi bwibasira imbaga. Muri iki gihe ibikorwa biyiranga nta washidikanya ko byatumye hari bamwe bemera ko nibura ari icyaha cy'ubugome cyibasiriye ikiremwa muntu, ariko bakirinda gukoresha ijambo Jenoside. Ni ngombwa rwose guhamya icyo cyaha inyito yacyo uko bikwiye nta kuyihindura, kandi ab'icyo cyaha cyibasiriye bakavuga uko bitwa kuko bazize Jenoside. Ni muri urwo rwego ko imvugo zikomatanya nka Jenoside nyarwanda, amahano yo mu Rwanda, amakuba yo mu Rwanda zafatwa nk'izidakwiye hashingiwe ku mwihariko wa Jenoside yakorewe Abahutu cyangwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Niba iki cyaha cy'ubugome cyarakorewe aharangwaga ibindi byaha by'ubugome bikomeye byibasiye inyoko muntu, ntabwo ariyo mpamvu cyafukiranwa n'inyito za rusange kuko bitera urujijo. Ni ukuvuga ko hashingiwe kuko ibintu byagenze no ku mategeko habayeho Jenoside ebyiri mu Rwanda. Hari yakorewe Abahutu ikozwe na FPR hagati y'1993 n'2003, ariko kandi hari n'iyakorewe Abatutsi ikozwe n'interahamwe muri rusange hagati y'ukwezi kwa Mata na Nyakanga 1994. Kubikomatanya bikitwa Jenoside nyarwanda byaba ari ukuzihakana zombi. Guhindanya abahohotewe. Guhindanya abahohotewe ni uburyo budashidikanywaho bwuje ubugome bwambaye umugoma mu guhakana Jenoside, kandi bufitanye isano no guhindura inyito y'icyo cyaha cy'ubugome. Guhera mu 1994, itangazamakuru ridakwiye kwizerwa bigaragara neza ko rikorera abakoze iyo Jenoside ryihaye umugambi wo guhindanya Abahutu bose muri rusange, ribaha isura mbi mu maso ya rubanda. Amazi yarenze inkombe ubwo mu 1996 umunyamakuru kazi yandikaga atese nta wakwibaza niba abana bicwaga bataraba Jenosideri b'igihe kizaza barazwe ingenga bitekerezo ya Jenoside. Ibi yabyandikaga mu gihe FPR yari iri gusenya inkambi z'impunzi z'Abahutu zari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikoresheje imbunda za rutura,
igatsemba abagabo, abagore n'abana, isi yose irebera. Uwo munyamakurukazi yabyemeraga gutyo ngo ko abahutu muri rusange ari abajenosideri. Kuri we kandi abahutu batari intagondwa, abapfuye cyangwa abasigaye mu Rwanda nibo bonyine batasabitswe n'ingengabitekerezo ya jenoside yakongejwe urubyaro rwabo. Iyo mvugo ngo abahutu batari intagondwa iri mu mujyo wa ya gahunda yagutse yo guhindanya, kuko igamije gucengeza ku buryo buhanitse igitekerezo cy'uko abahutu ari babi bya karemano, ariko kandi hakaba muri bo hari abashobora kuba bashyira mu gaciro. Nibyo kuko birashoboka ko umuntu yaba intagondwa cyangwa ntabeyo hashingiwe ku bitekerezo bye, ariko ntabwo wabayo mu buryo karemano. Biroroshye kumva neza umugambi w'abacuze iyo mvugo kandi bakigerageza gukomeza kuyisigasira. Ubwo buryo bwo guhindanya abagambiriwe kurimburwa bazira gusa uko baremwe, hashinjwe icyaha cy'ubugome itsinda ry'ubwenegihugu cyangwa ry'ubwoko babarizwamo, nk'uko byakorewe abashinjwaga kuba barishe Yezu Kristo hashize imyaka n'imyaniko buzwi. Iba kenshi na kwiteka byumvwa vuba na bamwe muri rubanda. Iyo abahohotewe bahindanyijwe, ibyaha by'ubugome byabakorewe bihabwa busorusiyo cyangwa bikabonerwa ibisobanuro. Ibi bituma bitakaza umwimerere wabyo nk'ibyaha by'ubugome, bikaba byafatwa nko gushaka kwihimura cyangwa kwihorera, nabwo igihe hari ukibyibazaho. Urugero ruteye ubwoba ku birebana n'u Rwanda ni ibyerekeye uburyo abantu bafungirwa mu Rwanda mu buryo usanga nta kindi bategereje uretse urupfu. Tutibagiwe inkiko gacaca zari zifite inshingano mbere ya byose yo kurimbura abagabo b'abahutu, haherewe cyane ku ntiti. Byavugwaga ko izi nkiko zigamije guhana abakoze jenoside yakorewe abatutsi, nyamara ibi sibyo byari bishyizwe imbere. Mu gutsimbataza uruhererekane rw'umugambi wazanye gacaca, leta ya FPR yadukanye indi gahunda yise Ndi Umunyarwanda. Iyi gahunda yari igenewe urubyiruko rw'abahutu bashishikarizwaga gusaba imbabazi z'ibyaha ngo byakozwe n'ababyeyi babo. Ibi bigakorwa kubera ko batashoboraga gukurikiranwaho icyaha cya jenoside yabaye bataravuka. Muri iyi minsi leta ya FPR iri kugerageza gusobanura ko iri kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside yasabitse abana b'abahutu, ni ukuvuga abo bose bagerageje kwamagana jenoside yakozwe na FPR. Abahohotewe bari guhindanywa bitwa abagome mu mugambi mubisha ugamije guhishira ukuri kuri jenoside yakorewe abahutu, hitwajwe ko bari kurwanya ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi. Kuyipiganisha n'indi jenoside. Ibi biratuganisha ku bundi buryo jenoside ihakanwa kandi butari umwihariko wa jenoside yakorewe abahutu. Ni uburyo bwo guhakana icyaha cy'ubugome hitwajwe ko hari ikindi byabereye rimwe cyangwa cyakibanjirije, bityo bigasa naho byari ngombwa ko iyo jenoside yindi ibaho. Twagiye twumva imvugo ngo jenoside yahorewe indi, yakoreshwaga na bamwe kugira ngo bumvikanishe impamvu bakoze jenoside yakorewe abahutu nyuma y'iyakorewe abatutsi. Ibi byari mu rwego rwo gukomorera FPR yo yakoreye jenoside abahutu. Ibi byaravugwaga cyane mu itangazamakuru mu minsi yashize, aho abantu benshi byabagoraga kwemera jenoside yakorewe abahutu, hitwajwe gusa ko habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kandi kabera rimwe n'iyo yakorewe abahutu. Ibiramambu, hari urubyiruko rw'abanyarwanda ruterwa ishema no kwambara ku mugaragaro udupira twanditseho inyandiko zihakana jenoside yakorewe abahutu, nubwo urwo rubyiruko rubiterwa n'ubujiji. Izi nyandiko ziba zemeza ko habayeho jenoside imwe mu Rwanda, ikaba ari iyakorewe abatutsi, bishatse kuvuga ko jenoside yakorewe abahutu itabayeho. Kwishyiramo igitekerezo cyo guhakana icyaha cya jenoside yakorewe igice kimwe kubera gusa ko igice ubarizwamo nacyo cyayikorewe, ni ukwibeshya cyane. Ibi ni nko kwitwerera umwihariko w'amakuba. Koko rero jenoside yakorewe abahutu ni icyaha cy'ubugome gitandukanye n'icyakorewe abatutsi, bityo kimwe nticyafatwa nk'impamvu yo kuba harakozwe ikindi.
nta nubwo cyatuma ikindi kirengagizwa. Iyakorewe Abatutsi yakozwe muri rusange n'abiswe muri rusange interahamwe kuva mu kwezi kwa Mata kugeza mu kwa Nyakanga 1994, ikorerwa mu gice cyayoborwaga mu buryo bwemewe na leta y'inzibacyuho. Naho indi ni iyakorewe Abahutu mu gihe kirekire kurushaho, ni ukuvuga kuva mu mpera z'ukwezi kwa Mutarama 1991 kugeza nibura muri 2003. Iyi Jenoside yakorewe mu karere kanini kurushaho, uhereye mu karere k'u Rwanda rwose bitewe n'igihe byabereye. Nyuma ikomeza gukorerwa no mu gace gaherereye mu majyaruguru ashyira mu burasirazuba kugera mu majyaruguru ashyira mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma hatewe indi ntambwe yerekeza ku bundi buryo bwo guhakana by'umwihariko Jenoside yakorewe Abahutu, ariko bigaragara nta shiti ko bugayitse. Ihakana mu ndorerwamo y'indi Jenoside. Ihakana rya Jenoside yakorewe Abahutu bigaragara ko rikorwa n'abayikoze, ni ukuvuga abayobozi bakuru ba FPR bari ku butegetsi i Kigali. Ibi bigamije gucecekesha abantu bose bahirimbana kugira ngo Jenoside yakorewe Abahutu yemezwe kandi abahohotewe bahabwa ubutabera. Icyo rero bari gukora ni ukubashinja ko bahakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Abahirimbana kugira ngo Jenoside yakorewe Abahutu yemezwe kandi abayikoze bahanwe, bashinjwa nta shingiro ko ari abahakanyi, kuko ngo ari abayoboke b'indangabitekerezo ya Jenoside ebyiri. Nyamara mu by'ukuri ntabwo byari bikwiye ko uhirimbanira ko Jenoside ya kabiri yemezwa ari we wagombye gukekwaho kuyihakana, ahubwo ibyo byagombye kubazwa uhakana imwe muri zo ku mugaragaro kandi akaba akidegembya. Jenoside yakorewe Abahutu ntabwo rwose ifite inkomoko mu myumvire ntakuka cyangwa mu bikorwa by'abantu runaka, ahubwo ishingiye ku bikorwa biteye ubwoba na n'ubu bikomeje gukura umutima abiciwe mu gihe bari bakeneye kurenganurwa n'ubutabera. Iyo gahunda y'icengezamatwara mu by'ukuri iteye urujijo kandi yendeye ku busa. Nyamara ikwirakwizwa n'injijuke ndetse n'abanyepolitiki b'I Burayi, nubwo muri iki gihe usanga ari abantu bari mu rwego ruciriritse. Muri make, gufata ku mugaragaro umurongo wihakana ari nako ushinja undi utemera ko ahakana ibyo wowe wemera, ni ukugusha ishyano. Ibi byavuzwe haruguru ntibisobanura ko nta mwanya wo kubijyaho impaka cyangwa ko nta wabihakana igihe cyose atigiza nkana. Bityo ntibigomba kumvikana ko Jenoside yakorewe Abahutu ari ihame ntakuka ridashobora kugibwaho impaka. Buri wese afite uburenganzira bwo kutwereka ukuntu biriya bimenyetso bibiri bigize icyaha cya Jenoside yakorewe Abahutu byaba bituzuye. Mu by'ukuri buri cyaha cy'ubugome icyo ari cyo cyose kirangwa iteka n'ibintu bidafatika n'ibindi bifatika. Ni ukuvuga kuba uwakoze icyaha yarabyiyemeje ku bushake bwe, guzuzwa n'ibikorwa nyirizina. Ku bireba icyaha cya Jenoside by'umwihariko ikorewe itsinda rishingiye ku bwenegihugu cyangwa ku bwoko, ubushake buvugwa mu ngingo ya 2 y'amasezerano ahana kandi agakumira icyaha cya Jenoside yo kuwa 9 Ukuboza 1948 ni ubwo gutsemba itsinda ryose cyangwa igice cyaryo, kandi ubu bushake ntibushidikanywaho ku bijyanye n'iki kibazo. Ibyo bishingiye ku byabaye no ku byo ba nyir'ubwite bivugira, usibye ko mu kwibeshya kwabo bumva ko batakoze Jenoside kubera ko batashakaga gutsemba Abahutu bose, ahubwo bashakaga gutsemba igice cya bamwe muri bo. Ibikorwa bya ngombwa nabyo biratondagurwa muri iyo ngingo, bikaba bimwe muri byo bigizwe n'ibikorwa nk'ibyo guhotora abagize iryo tsinda, ibyo kubakomeretsa bikomeye cyangwa gushyira ubuzima bw'itsinda mu kaga hagamijwe kubatsemba bose cyangwa gutsemba igice cy'abarigize. Ibyo bikorwa birivugira ku bireba iki kibazo. Ni nayo mpamvu yonyine ituma hemezwa ko habayeho Jenoside yakorewe Abahutu bo mu Rwanda.
kubyerekana ukundi ntibishoboka rwose. Gahunda y'icengezamatwara no gutera ubwoba abayikorewe imaze gufata indi ntera. Umwihariko utangaje wo guhakana iyi Jenoside yakorewe Abahutu ni uko ariyo Jenoside yonyine ihakanwa n'abayikorewe ubwabo, kugeza aho bamwe muri bo banga kwemeza ko ibyabakorewe ari Jenoside. Si ugucura mu bwenge cyangwa kuba ari ikimenyetso cy'uko baba barahanzweho, ahubwo ni ingaruka zo kudahana abakoze iyi Jenoside zituma bayirokotse bahakana ubwabo ibyaha by'ubugome bakorewe kugira ngo baramuke. Ibi babikora mu rwego rwo gucacura abayikoze kuko bakibafiteho ububasha bwo kubica cyangwa kubakiza. Guhakana byafashe indi ntera ndende irangwa n'uko bamwe mu bahohotewe bakeza muri iyi minsi ubutegetsi bwa FPR i Kigali, bakaba bahatirwa kwikorera ku mugaragaro umusaraba wa FPR nk'abayobozi bayo, bityo bakihamya mu izina ryabo ibyaha bakorewe. Igiteye inkeke si ukumvisha abandi iyi Jenoside, ahubwo ni ukuyumvisha abanyarwanda ubwabo, Abahutu n'Abatutsi, uhereye ku Bahutu bayikorewe bagomba gutanga ubuhamya ku mugaragaro aho kuba ibikange kubera ubwoba. Kuyemeza mu buryo bw'inzigamyo. Ni kangahe tutagiye twumva abantu bavuga babikuye ku mutima ko igihe cyose hari urukiko ruzemeza ko ibyabaye ari Jenoside yakorewe Abahutu, ariko bizemezwa gutyo kandi ko ari gutyo bizaba bigaragarira buri wese. Nyamara ibi byendeye ku busa, kuko kugira ngo icyaha cy'ubugome kibeho kandi cyemezwe gutyo ntabwo bisaba ko byemezwa n'urukiko, ahubwo kuba kugeza ubu nta rukiko na rumwe rwigeze rukurikirana ibyo byaha by'ubugome biteye isoni inyoko muntu aho ivi ikagera. Iyi ni inyandiko dukesha Rudatinya Mbonyumutwa, umwunganizi mu by'amategeko, akaba kandi n'umwarimu wigisha muri kaminuza ibijyanye n'amategeko ahana. Ibitekerezo bikubiye muri iyi nyandiko si ibya Jambo News, ahubwo ni iby'uwayanditse. Uyu mwanditsi Rudatinya Mbonyumutwa ni muntu ki? Rudatinya Mbonyumutwa ni umunyarwanda wavutse mu mwaka w'1975. Ni umutangabuhamya w'amateka ya vuba y'igihugu cye, wakomeje kuyakurikiranira hafi ku giti cye kuva mu buto bwe. Yari mu Rwanda ku ya 6 Mata 1994 na nyuma yaho mu byumweru byakurikiye. Ahamya akomeje ko iyi nyandiko ari umusaruro ushingiye ku isesengura ryimbitse nyuma y'imyaka 23 yamaze yitabira ibiganiro mpaka ndetse anaganira n'abahohotewe barimo Abahutu n'Abatutsi. Yasomye ibitabo birenga 230 tutibagiwe inyandiko ibihumbi. Ni ukuvuga mu by'ukuri ibintu byose by'ingenzi byanditswe ku birebana n'u Rwanda mbere na nyuma y'1994 kandi byanditswe n'abantu batandukanye. Ni umwunganizi mu by'amategeko, akaba kandi n'umwarimu wigisha muri kaminuza ibijyanye n'amategeko ahana. Waba ufite ikibazo kuri iyi nyandiko? Andikira Jambo News kuri info@jamboisbl.com.